Dore uko wafungura Binance akawunti nawe ukajya ubasha gukorera amafaranga kuri Binance, cyangwa ukajya ubasha kumenya uburyo wagura ama Bitcoin cyangwa cryptocurrency cyangwa amadolari. Dore uburyo tugiye gufunguramo Binance akawunti, nawe ukajya ubasha kuba wafata amafaranga yawe ufite mu manyarwanda ukashyira mu madolari, cyangwa ayo ufite mu madolari ukaba wayazana kuri mobile money mu buryo byoroshye cyane. Ushobora kuba ushaka no kohereza umuntu amafaranga ari hanze y'igihugu ukamwohereza kuri Binance, cyangwa nawe akayakoreza kuri Binance ukayashyira kuri mobile money mu buryo bworoshye cyane. Mbere na mbere urabanza uza hano kuri Nuza muri searchingemo Binance muri Play Store, nwangizamo udere ngiyi Binance buy Bitcoin and crypto, uhite ukanda open. Numara gukanda open bakubwira ngo I am new crypto, uri umwe ugiye gukoresha ino Nuza cyane n'ubwa mbere ugiye kuyikoresha. Okay, reka twebwe tuzakanda kuri step ya mbere, hambere habanza. Nwangiza ikintu tuzakora ni ugukora hano handitse ngo sign up nyine sign up. Numara kwakanda uzashyiramo email yawe ushaka gukoreshamo. Wenda akavuga ngo ndashaka gukoresha iyi nande next. Nimara gukanda next, okay, katurebe ahangaha bari kutubaza intername, katuvuga ngo ni David. Dukore next, ahangaha dushyiremo email. Okay, dukore next. Turimo turakreatinga account muri Binance. Okay, uzategereza gatoya, ahangaha bazakoreza message kuri ya email yawe. Okay, tuzahita tujya kuri email tujye gushaka ya message batwohereje kuri iyo email ni ngiyi. Okay, tuzabona ko ego the code ya confirm ni iyi ngiyi. Tuyikore copy, tumara kuyikora copy duhite tuzanga muri Binance tuyipestingemo. Okay, batubwiye creating password. Okay, password tuzahita tuyicreatinga iri muri characters zigera muri ziriya baba baguhaye. Okay, creating password yuzuye neza. Okay, nkore next. Nimara gukora next, bazahita bambaza welcome aboard, ngo do you have invite? No, reka tuvuge ko nta muntu wadutumiye. Okay, yes. Ahangaha noneho ubu aka kanya ninjiye muri Binance yanjye. Okay, none ikintu uzakora nzashyira row, bambwire ngo nkore verify. Beretse gato verify ndayikora nyuma. Okay, ubu aka kanya noneho ninjiye muri Binance. Noneho nkanze hano kuri aka kantu kitwa assessment kanyuma gahera, uraza ahangaha ugakanze ubona ahantu bakubwira ngo shyiramo amafaranga, ibintu nk'ibyo byose n'ibindi. Iyo ugayutse hano handitse ngo home ukahagaruka, naho ubona ahantu bakubwira ngo verify. Okay, kugira ngo account yawe ibe verifyinze neza no gukora ikintu bita verifyinga your identity, irangamuntu yawe no kuyiverifyinga nyine. Okay, mbere na mbere iyo bakoresha amafaranga aza ahangaha wenda nk'urugero mwanza hano kuri kano bari guhita bambwira ngo nkore verify, ariko sinshaka kuverifyinga kuko ino account sinshaka kuyikoresha. Hano kuri kano ka Binance hano hejuru nugakandaho, hano nibwo ubona imyirondoro yose imyirondoro yose. Neho ikindi kintu ukora ahangaha
uhita uza ukaza hano handitse setting, kano kamenyetso kari hano hejuru ahangaha ukagakandaho, wamara kugakandaho nibwo ubona imyirondoro yose yawe, ukagira iyo uhindura n'iyo byose ibyo uhindura. Noneho kugira ngo amafaranga yose ujye ubasha kuyabikura no kwiruza byose, ukora icyo bita verify your identity. Iyo identity ni ugushyiramo irangamuntu yawe neza. Reka tugendane step by step turebe. Tugendane step by step wenda. Welcome. Reka turebe. Dushyiremo irangamuntu. Nse nk'ugiye gushyiramo irangamuntu. Ibindi byose iyo umaze gufungura Binance nta bindi ibintu byose biba byoroshye. Ndaje mbakorera igice cya kabiri cy'ingi noneho cy'uburyo wazaza ubasha kubona amafaranga bakohereje n'uburyo byose. Hari ibyo bita invitation program, VIP, ariko twebwe turakana handitse ngo verify now. Ahangaha kuri verify numara kwakanda uzahitamo igihugu cyawe uherereyemo, kiri mu Rwanda. Dore ngiki. Okay, bambaza ikibazo. Okay, what is your amazina yawe, wenda nshobora guhita nyavuga yose. Mwesige David. What is registration number, nimero ya telefone yawe 07808433. Okay, nkakanda continue. Bakambwira ngo what is your region, limit, trust, company share. Mbese igitumye ugiye gufungura iyo noza yawe ni government, ni limited, ni partnership, trust, other. Okay, hano uhitamo nyine icyo ugiye kugikoresha nonoza yawe nyine. Okay. Kavuge ngo okay, limited, partnership, trust, region and personal interest. Nkandaho bambwiye ngo what is nacyo your business. Ibintu bya business reka bihindure patana mu patana ndebe crypto, ATM n'ibindi byose, bank, ibiki byose. Ibi ntago nshaka ko ubundi ureba, uraza ahangaha ugahita ushyiramo, wenda bakakubaza ngo shyiramo indi mpamvu wenda akavuga ngo niyo gukoresha using byonyine. What is your business? Okay, nacyo business wenda tuvuge ngo ni organism crypto trade. Okay, digital assessment service. Katurebe video sisigiye gutinda we. Ndabona ahangaha ikindi kintu uzakora. Katurebe ahangaha uzahita wenda ikiza wakihitiramo kano kantu ka mbere kabanza, wahitamo aka cyangwa akakitwa other digital, cyangwa reka tuvuge ngo ni crypto trade. Okay, do individual. Uri umuturage wo muri USA, uri umuturage wo mu gihugu cya USA, personal owner. Oya, ego uzihita ukanda continue. Bakubaze ngo finance, ngo would you like enable flight service? Yes. Kano muri nta kintu twe tugahinduraho. Okay, bakubaza ibi ngibi kari byo, confirm amakuru yawe. Nubona ariyo ukore continue. Numara gukora continue, bazakubwira noneho ngo kora icyo bita verifyinga. Aka ni akambere, basic info, ugakandaho basic, ugahita uzangaha bashyiramo itariki wavukiyeho neza, izi ku irangamuntu,
ukaza ugashyiramo aderesi yawe. Ku bantu bari mu Rwanda iyo utazi iyi yitwa zip code ushyiraho 0 okay, bakubwira ngo business okay. Ikindi kintu nanone wuza hano kuri sources declaration na bintu byinshi ushyiramo, nta kintu ushyiramo nako okay, nta bindi maze wangiza ugakora do you have your company website? No, ugahita ubyemezamo okay. Ahangaha ugahitamo kano kitwa IP2 ukakemeza. Yego, iyo umaze kubyemeza byose wabyujuje, cyane cyane ahangaha bari tuno tumenyetso kinuza utu tunyenyeri nitwa bakubwira ngo ugomba kutwuzuza uko byagenda kose. Noneho ugahita uzana wita ngo ni relati nayo ukayuzuza. Wamara kuyuzuza, hano ikintu baba gusaba niki, barakubwira ngo basic info wayuje barabanza kubwira ngo banza wuzuze basic info entry basic cooperative okay. Barakubwira ngo mbere yuko ujya kuzuza hano nuza step ya kabiri banza uzuze ino basic. Nuwangiza hano bakubwire ngo upload. Hano upload baba barimo barakubwira certificate cyangwa barakubwira ngo uploading certificate, baba bashaka kuvuga ngo ushyiremo irangamuntu yawe okay. Irangamuntu yawe niyo ushyiramo kuko turebe ubundi iyo wamaze kuzuza iyi basic info ugashyamo byose, hano hasi bitabyikora nabyo bitabyijyanamo nyira kuko ngo uze kwa uploadinga irangamuntu yawe ugakora next okay. Noneho ibyo ngibyo wikorera rwose. Reka noneho ngewe mbereka ku muntu wayifunguye, noneho uyirimo mbereka uburyo noneho by'amafaranga byose ubibona gute. Kabanze mve muri iyi ngiyi kanyivemo ndebe njya gukora logout. Iyi ngiyi ndayigenza gute? Reka turebera ngibi okay. Reka muzi logout. Noneho reka njye kwinjiramo noneho muri account yanjye bwite ya Binance. Nzahita nza n'ubundi nkore hano continue, mitemo email yanjye. Nimara guhitamo email yanjye nkoresha kuri Binance, nawe nuko kuzabigenza witegereza gatoya bitewe n'umutekano uba warahaye Binance yawe. Binance baragusuzuma neza, ubundi biba bisaba ko ushyiramo amakuru ya nyayo hara muri Binance. Ntuzigere ushyiramo amakuru atari aya nyayo kuko baragucekinga. Hari n'ahantu ugenda ukifotora bikangombwa ko baverifyinga kugira ngo barebe niba barimo barakorana n'umuntu koko okay. Ahangaha ngewe reka nkoreshe message mba narashyizemo banyohereze code kuri WhatsApp okay. Code ndabona umuntu ugiye kunshyiranira okay. Code ni iyi ngiyi, mwite nkora copy, mwite nzava pastingemo baverifyinge. Nibamara kuverifyinga bamuha uburenganzira ninjire muri account yanjye okay. Nawe nuko nguko nyine okay. Confirm gukoresha icyongereza byo ni hame n'ubundi okay. Ukihahinguka nuko nguko biba bise. Urabona ko ngo mfite hano amafaranga ninyakandaho nuko nguko barambwira ngo nuko nguko angana. Gukora withdraw kuyabikura nyine kubikora no mafaranga, dore kuntu wayabikura. Urabanza ukaza hanga ituzangana bita ngo Pi2P trading. Ubwo ituzangaho ukaza kuri trading ukakora ngo do you have trade before okay. Kava wenda n'ubwa mbere ugiye kugira, ukaza ahangaha wenda urabona niba idolari rimwe riri ku 1,440 ingahe okay. Igihumbi ubundi kiza iyo ushaka
reka mpite nsubizamo wa mungani ikibazo cy'uyu muntu wambajije umubwira ngo ni gute nakura amafaranga yanjye kuri Binance. Reka ari we mpita nsubiza ako kanya. Reka uzahita uza hano muri search wandikemo ngo IP2 P2 ngo IP2 P iriya tubonye uyikandeho. Numara kuyikandaho iyi ngiyi uze numara kuyizaho uzahita uza ugera ahantu hameze nk'uku nguku. Nurangiza urebe ko hano hejuru harimo amafaranga y'u Rwanda. Hano iyo biri hano muri bayi uba wowe wajya kugura ukanze nk'aha ngaha waba ugiye kugura ugatanga amafaranga yo kuri mobile money bo bakaguhereza amadolari. Ariko iyo biri hano muri seri ahangaha muri seri wowe uba ugiye kugurisha noneho amadolari bakaguhaye kuri mobile money. Yego ubu nk'urugero niba mvuga ngo uyu muntu 1,400 nicyo idolari rimwe ari bumereho. Wenda nk'urugero ngiye kumugurisha amadolari yanjye mfite hano kuri Binance ngiye ndaza wenda mpite vuga ngo amafaranga yanjye yose yashyizeho. Urabona nk'aya barambwira ngo shyizeho 0 kandi arambwira ngo we yemeye kugura guhera ku madolari 18 kuzamura. Urumva ni ikibazo nyine. Reka ndebe ugura make. Uyu nguyu yaguraga amadolari 18 amadolari 18 nyine icyo nshaka kubabwira wenda we nuza ufite amafaranga uraza nk'urugero urabona hano hano handitse ngo buy. Ubu ushaka kuba wenda nk'urugero hano kuri Binance yanjye nshaka kugura video iratinze nshaka kugura nshaka kugura amadolari nshaka kugira ngo kuri Binance yanjye mboneho amadolari natanga amafaranga kuri mobile money. Nkaza kuri bayi hano umuntu nkamubwira ngo ndashaka kugura amafaranga wenda ndashaka amadolari. Ugahita ushyira hano handitse mu madolari nyine ugashyiramo ndashaka amadolari 50. Mu madolari 50 bagahita bakwereka ayo wishyura ni 72,552 n'ibi bice byose. Amara kugira ugahita ukanda press order. Hari uburyo bwo kwishyura. Ushobora kwishyura ukoresheje Equity, Cash Point, Deposit Back cyangwa MTN. Ibyo bwose wabukoresha wangiza ukamugurisha ukamuhereza amafaranga kuri mobile money akagushyira kuri Binance. Noneho ahangaha iyo uyafite kuri Binance ushaka kuyabikura noneho wowe urareba ukavuga ngo mfite amafaranga angana gutya ugahita uzana wanditse ngo seri ugahita umukandaho ukareba uwo muntu ugiye kuyahereza ayo kuri Binance akaguhereza kuri mobile money. Ukazangaho ukamubwira ngo ngiye mfite amadolari wenda 25 cyangwa reka tuvuga mfite amadolari 2 yonyine nshaka kuyama kuri mobile money yangiza ugahita ushyiramo nimero ya telefone ushaka ko bashyiraho amafaranga. Dore ni ngiyi. Wenda nawe nshaka kweditinga izina ntabwo bageditinga ahubwo nimero nizo beditinga. Ubu urumva biba bisaba ko byibura ugomba kuba ufite nimero ikubaruyeho bwite. Inkingi no nimero ntabwo imbaruyeho niyo mpamvu ndashaka kweditinga ariko ntabwo byakunda. Warangiza iyi nimero niyo baba bari gushyiraho amafaranga wangiza ugahita ukanda handitse ngo press order yawe. Uwo muntu ahita ayibona. Yamara kuyibona akagushyira amafaranga kuri mobile money. Wamara kuyamushyira kuri mobile yamara kuyagushyiriraho nawe hano muri system ukahita ubona ko amafaranga kuvuyeho akajya kuri uwo muntu bikaba dane nyine bigakunda. Nuko nguko amafaranga bayigira. Ushaka nk'ubu ufite amafaranga kuri Binance ushaka ko nyaguhereza mu ntoki wewe wayanyohereza byoroshye ngewe ukayama nanjye nkahita nyaguhereza byoroshye cyane. Urakoze cyane rero ntabwo nashaka ko video itinda cyane. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye. Tugiye guzasura mu gice cya kabiri tureba kuri no application yacu twabonye irimo natanga amafaranga. Noneho tuvuga ngo noneho ni gute twabikura no mafaranga yacu kuri Binance. Noneho ano mafaranga urambwira ngo ntabwo nemeye gukoresha
VPN kubera ko ndimo nakoresha application internet y'ubuntu, ntabwo nemerewe kuyikoreshaho rero. Okay, tuzabirebaho naguze internet isanzwe, tureho n'amafaranga mfiteho, tuvuge ngo none hano amafaranga mfite kuri ino application twabonyeho itanga amafaranga y'ubuntu, ni gute nayakura hano nkayabikura nkayashyira kuri Binance singase aya ngaya uri kubona aha ngaha, aya mafaranga urimo urabona aha ngaha yavuye kuri nuza kuyo bita Solana. Ngiyi Solana, ngiyi amafaranga niyo yayatanze n'amafaranga yose ibi byose urimo urabona history deposit izi zose ni zavuye kuri Solana. Yego, okay, ndabashimiye cyane rero, nitwa Games the David, tuzasubire mu video y'ubutaha, ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibamire umugisha.